nsaba imbabazi abadespora, nsaba imbabazi umurimo Kristo wese, nsaba imbabazi umupagani natereye imbuto, mpinduke mbabwire ko mpindutse, mbabwire ko ntazongera gukora ibyo abantu banegetse ngo genda usenye runaka kubera izina nari maze kugira muri social media. Ntabwo nzongera. Mbasabye imbabazi abo nambuye, abo nibye, abo nabeshye, abo natutse, nabo nitwaye nabi, abo nabesheye, abo nagiye mvuga ngo saba abakozi b'Imana, abo naparamye mwese mumbabarire. Nta comment nziza nigeze ngira kuva nakora ibiganiro. Abantu banteraga amabuye bakavuga ngo ikijura, igipagane, igisambo, bakavuga amazina menshi cyane. Mana yanjye nsabye imbabazi ndi kuri kamera, kandi si ubwa mbere nsabye imbabazi, ni mumbabarire ntabwo nzongera. Nicyo kintu ngiye kuvuga Noheli. Tuzi ko ushobora gusaba imbabazi ejo kongera. Karabeze muntu uri kumva ku musaraba TV. Mbivugiye ahangaha. Ijambo riravuga ngo niba utabizi ukabutana konje ngiye kukuruka. Mbonye Imana iruka abantu. Mu bizaruka ngewe mvuyemo hakiri kare. Muri yaruye. Imana igiye kuruka abantu nibataza ngo bihane kuri kamera. Kubera ko ijambo rivuga gutya. Riravuga ngo umupira warengeye niho ugomba kurengurirwa. Kubera ko navugiye abantu kuri kamera, nsabiye imbabazi kuri kamera, na nepone nakuvuze nabi, Imana imbabarire nawe umbabarire, n'abandi bose bambabarire. Mvuga ngo watije umurindi ngo kirate ngo uriya muhungu ngo kugira ngo asebye abantu. Oya, umbabarire, n'Imana imbabarire, nawe umbabarire, n'abandi bose. Abantu bangukuri bagakunda ibinyoma. Bakunda abantu bababeshya. Mvugiye kuri kamera, ndabivuze nje ntabwo nzojya gukora ibiganiro by'amatiku. N'umuntu wese ashaka kuzanyura muri Noheli kugira ngo nkoresha amatiku, mumenyere kubona Justin azakihana kongera akagaruka, runaka akagaruka, n'undi akagaruka. Nje sinzagaruka kuri kamera nje kuvuga ngo Imana imbabare. Ndasaba Imana imbabazi ubu ibyo nakoze. Ahasigerageza mvuga ijambo ry'Imana. Umuntu umamagara ngo hari iswaga yaje, guma n'ibyawe utaranirwa garamya kugira ngo ijoro riri hafi. Ibyo nabonye mwiyerekwa ninjoro ndyamye, umuntu ari kunigura ufuzi yenda kunjomba inkota mu ngoto. Ntabwo nzongera. Kuko nabonye ibintu bikaze. Nabonye umuriro, mbona urwoba, abantu bari kugwa mu rwoba ari benshi. Nsabye imbabazi. Kandi hari abantu nje bajya babona abantu basaba imbabazi agaca gacenga ari gupostinga ngo ubuse ngo nkawe ngo ubuse ngo nibyo waca utaduca. Imana iri mu ijuru yumve ko nyisabye imbabazi n'abantu basabye imbabazi. Nta muntu uzongera kubona mu matiko. Ni izina ry'Imana ya Isirayeli. Ndahiye Imana n'ubugingo bwanjye nk'uko yari yabivuze, umuhanuzi yabivuze. Nta matiko nzongera kugarukamo. Nongere ndahiye Imana n'ubuzima bwanjye. Ningaruka kuri kamera nje nta matiku nzongera kujyamo. Ndajya nkora ibiganiro bivuga Imana kuko amatiku igihe nayagiriye ntacyo yamariye naho yankura. Je nabonye isina zizamuka mu butaka, abantu bari kwihishahisha izina zikobwa ati natwe twabuze aho twihisha. Kandi nkwifurize amahoro y'Imana wo guteze kandi ukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ndagusuje rero aho uherereye hose mu mpande enye z'isi. Nkunda kuvuga impande enye z'isi, mbashaka kuzirikana abantu bose batuye isi yose kugira ngo mwumve ko Umusaraba TV ubitayeho cyangwa se Umusaraba TV ubakunda. Uri Amerika ndagusuhuje, na uri Burayi, Aziya na Afrika, mwese ndabasuhuje kandi mwumve ko mbifurije umugisha w'Imana mu mirimo yanyu yose. Ufite intambara n'ibigeragezo, ufite uburwayi, ufite ibibazo bitandukanye, ndinginga Imana kugira ngo Imana yumve kwinginga kwawe, yumve gutaka kwawe, Imana igusubize bigeneye no kwifuza ku mutima wawe. Kuko namaze kumenya yuko Imana ishobora ibintu byose, kandi aho waba uherereye hose Imana igihaza kwifuza kwawe, kumva kwinginga kwawe. Ndagusuje kandi wumve ko tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wewe wamaze gukora subscribe, ndagushimiye cyane. Kuko nawe utarakora subscribe, navuga ngo uyu ni umwanya wahawe kugira ngo ukore subscribe. Nta kindi bimaze no kugira ngo
uko tunyuje ibiganiro byose ujye uba uwa mbere kubibona. Ubundi twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nicyo tugenza Umusaraba TV, nta bindi bintu bitugenza, nta n'ibizatugenza. Turagenzwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tutagendeye ku idini runaka. Namaze kumenya yuko umuntu mu mahanga yose abubaha Imana bakagendera mu nzira zabo, abo ngabo ari abana b'Imana. Ndi kumwe na Noheli rero, nje ni Ben Nepa nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na Noheli. Noheli muramuzi, Noheli muramumenyereye mu bintu bitandukanye, mu biganiro bitandukanye. Wakoze ati kuki aje ku Musaraba TV? Ariko namuzanye ku Musaraba TV kugira ngo tuganire. Reka twumve ikiganiro tugiye kujyana, icyo nzi cyo kiraba cyiza cyane. Nohe, uraho neza? Muraho, murashima Imana. Amakuru? Ndashima Yesu, ndakomeye. Ndumva mu mutima wanjye ndi good fine. Uri good fine? Urumva umeze neza? Ishimo birimo, ndumva hari bitewe n'iki? Bitewe n'iki? Uyu munsi nibwo Noheli yavutse. Noheli twari dufite se ntago Noheli yarariho, Noheli yavutse. Noheli yavutse uyu munsi. Reka indi minsi bya bimeze bite? Bibiliya iravuga ngo nkimara kumwemera nk'umukiza wanjye niko muririmbyi yavuze. Ngo yahise angirambye mpinduriye agahinda mu munezero. Bavandimwe mudukurikiye mwabyumvishe, Noheli ntago yarakijwe ngo uyu munsi nibwo yakiye agakiza. Uyu munsi nibwo ngiye gukizwa. Noheli yavutse uyu munsi. Noheli mwari muzi yahindutse, yavuguruwe. Bayibaza Noheli wa Prategeko na Noheli original. Ubu Noheli Imana ihagurukije 2023 mu kwezi kwa 10, kwa 17 z'ukwa 10. Noheli mushyashya araje. Hari ibitangaza Imana igiye kumukoresha. Ariko mbere yuko ugira ku bitangaza Imana igiye gukoresha, ndashaka kumaza akamenya Noheli ubundi yari muntu ki? Abantu nimba Noheli twari tuzi Noheli wa Pilato, hari uko wari umeze. Hari Noheli wagenderaga mu kwaha kw'abantu. Hari Noheli wagendana n'agatsiko nakita kamabandi, agatsiko Imana itemera. Hari Noheli wagenderaga mu kavuyo. Hari Noheli wavugaga ibyo bamubwiye. Hari Noheli wavuga ngo gendo ukora iki ngiki akagikora. Uyu munsi haje Noheli ugiye gukora ibyo Imana ishaka. Apana Noheli uzakora ibyo abantu bagira gute bamutegetse cyangwa bashaka. Noheli wampamagaye y'injoro. Ku bantu baduteze amatwi wenda wampamagaye y'injoro hafi saa 6 z'ijoro ndakeka. Zaye zigeze cyazura duceye. Umbwira urambwira ati ndagushaka ejo mu gitondo. Ndumva umutima wanjye uri kunjya, ndumva ntameze neza, ndumva nashaka gusaba imbabazi Abanyarwanda bose nabona yemukiye. N'abadiaspora bose, abantu bose batega Umusaraba TV n'abakuzi bose. Ndashaka gusaba imbabazi ku mugaragaro. Noheli, kangura uruvugiro bimeze bite? Abantu baranzi. Ariko ngewe maze iminsi mbitekerezaho. Ejo bundi nararyamye ngiye kubona umuntu afatiye inkota. Amfatiye inkota ku ijosi. Numva Imana imbwira ngo uribukaho, numva ijwi rimbwira ngo uribukaho nagukuye. N'udasubirayo uzamenye ko ntari Imana ya. Irambwira ngo rero nibuze ubwenge bohoka ku muntu wese mwagiranye ikibazo. Ijwi rikubwira guki? Ijwi riramye ngo uribukaho nagukuye. Nshobije ubwenge ndavuga ni ndahazi. Rirambwira ngo niba wibuka ahantu nagukuye, kuki uri gukora ibyo nashaka ukatambika ibirenge ukava mu nzira yanjye. Izo nzozi nzirose mbona umuntu yarakaye neza amfate inkota, ariko ngiye kubona nkabona iyo shusho ni umuntu wambaye imyenda y'umweru ariko itagaragara, utabona mu maso hiwe. Muremure utabasha kureba ibirenge bye ngo urebe n'ahantu, ngo urebe no mu maso. Ngiye kubona mbona uwo muntu amana ikintu cyitwa inkota yakumurira yimfatiye ku ijosi. Ubwo baburanyica, ibyunzwe biranyica, mara iminsi bitekerezo mvuga nti dayimoni ntokesha. Bukeye nabwo arongera aragaruka. Ejo ninjoro rero navuze ngo kugira ngo nsinzira atongera kunsanga, reka nguhamagare mvuga ati Umusaraba TV murahari, uze rwose nsaba imbabazi Abanyarwanda, nsaba imbabazi abadiaspora, nsaba imbabazi umurimo Kristo wese, nsaba imbabazi umupagani natereye imbuto. Mpinduke, mbabwire ko mpindutse, mbabwire ko ntazongera gukora ibyo abantu banegetse ngo genda usenye runaka kubera izina nari maze kugira muri social media. Ntabwo nzongera. Mbasabye imbabazi abo nambuye, abo nibye, abo nabeshye, abo natutse, nabo nitwaye nabi, abo nabeshyeye, abo nagiye mvuga ngo si abakozi b'Imana, abo naparamye mwese mumbabarire.
nta komenti nziza nigeze ngira kuva nakora ibiganiro. Abantu banteraga amabuye bakavuga ngo ikijura, igipagane, igisambo, bakavuga amazina menshi cyane. Mana yanjye nsabye imbabazi ndi kuri kamera, kandi si ubwa mbere nsabye imbabazi, ni mu mbabarire ntabwo nzongera. nicyo kintu ngiye kuvuga Noheli. Imana imbabarire. Tuzi ko ushobora gusaba imbabazi ejo kongera. Mumbabarire nje ntabwo ndijite sindeze Kiyeri na Korode ubu tuvuga n'Imana yambwiye ko agiye kuza kuri kamera kihana. Yabyanga yabyemera Korode Imana ifite PS nawe azaza yihana. Na Yongwa azaza yihana. Buri muntu wese wagize uruhare mu gutoba umurimo w'Imana cyangwa se mu kunyanganya abantu azaza yihane kuri kamera. Kuko njewe Noheli ntabwo ariko reba umuntu waribanda indi mayibo kuba naza kuruka hano kuri kamera ngavuga ngo ndihanye. Kandi bavuga ngo nta nko kwiruka. Njewe rero umugabo twihuriye ninjoro yanyemeje kuza gusaba imbabazi. Abantu bamwe baravuga ati wabaye ikigwari, abandi muri bunyange, abandi muravuga ngo urikakaje. Ariko njewe nsabye imbabazi buri munyarwanda wese ahaherereye. Nakoze ibiganiro bitari byiza by'imvugo nyandagazi, nkora ibiganiro ngorosharangaje, nkora Imana imbabarire abantu bose nagiye mfata, abagiye bambwira ngo fata runaka genduza n'ibimenyetso bakanabiyima nkabizana kuri YouTube. Ntabwo nzongera kwivanga mu bintu by'abantu. Ngiye kuvuga Imana ntuje, nsome Bibiliya, mvuga indirimbo zanjye. Uyu munsi nibwo nkijijwe, kuko biriya bintu nabikoraga buriya ntakijijwe. wari umupagani. Uyu munsi rero ndatuye kuri kamera n'Imana iri mu ijuru bizumve kandi n'imbaraga. Ibintu byose nakoze nagiye nzira ibigari bibi byabaye Kiyeri, nkagira ibigari bibi byaba Juste, nkagira ibigari bibi byaba Korode n'abandi mu baragutumaga. Rero nsabye imbabazi nabo babyumve full stop, mufungiraho. Ntabwo nzongera kuba igikoresho cyane. Imana yamvuguriye mbaye cyaremwe gihe. Noheli tumaze igihe cyangwa tumaze iminsi twumva ubuhanuzi ku macano atandukanye no ku musaraba bwanyuzeho bw'umuhanuzi witwa Theogene. Yego. Theogene bwa mbere arazara ahantu aravuga ati yongwe ubonye ishyano, hadaciye kabiri Yongwa barafunzwe. Arongera ati Juste nutihana mu minsi 45 urabupfuye. Yego. Ejo bundi Juste yarihanye avuga ati rwose ati uriya n'umuhanuzi ati urupfu rwa yaruhanye mbapfuye atari ko kugira ngo mpfe ndihanye. Yego. Nawe uri muntu hanuriye nubwo sinzi ufite amakuru yavuze ati Noheli nutihana ugiye kubikirage. Oya Imana ibintu twaranaganiriye arambwira ngo iyo mivumo nyikuyeho yarayinkuyeho ndetse n'Imana yarambabariye. Aha n'unku bwa gatatu muzi kuvuga ni iki ngiki. Noheli we ntago ari ubwoba wagize yuko ibintu bishobora kukubaho ukaba bitewe n'ubwo utayivanya ku mutima. Nje ntabwo nsabye imbabazi Theogene. Nsabye imbabazi umuntu wese unkurikiranye nahemukiye. Nawe arimo bambabarire, n'abandi nabamana ivuga n'abandi nagenzana ibimenyetso byo nkabishyira ku mugaragaro bambabarire. Sinsabye imbabazi umuntu umwe mvuge ngo Theogene ngo mbabarira. Nsabye imbabazi si yose umuntu wese nahemukiye cyangwa kumva akanyumvaho nabi. Hari umuntu ugirira uvuga nabi agahita abwira mwene wabo akamubwira ati uriya mwana uramuzi, nawe agahita kwanga agende muri rangaje yuko wavuze umuntu nabi cyangwa se warebye umuntu. Nje nsabye imbabazi umuntu wese wabo twahuye, wabo nzi kuri social media utarambona live, mbabarira niba naragukomerekeje. Imana imbabarira nabo bambabarira. Umaze muri saganye ibyo twavugaga ubwo ati Theogene ntago wahamagaye nturi umuhanuzi, uri umunyamanyanga. Namusabye imbabazi bagende kuri Zamuka TV baratura. Binaca no ku Musaraba TV no ku Musaraba TV babyumve. Nawe nushaka umuhamagara. Uyu munsi urambwe uti rwose ndashaka kuva mu matiku abantu barankoresheje ni bande yagukoresheje. Oya ntago nanze kuvuga ngo ni barunaka, bamwe mu bankoresheje n'abimana yabasanze bihanye bamwe mwababonye ko batangiye kwihana n'abasigaye bari mu nzira baraje. Yihanye yarize kimwira kiraza. Yagombaga kwihana rega buriya iyo Imana igiye guhembura umuntu agomba kwihana. Njewe abantu narebye na comment nimwe nyemera, abanyemera ni ba bantu nabo babazi ngo urumwe nabo. Ariko uyu munsi ndihanye ntabwo nzongera, ntabwo mbyemeze nk'abandi bavuga ngo plaskid ngo nzarambika ihembe n'ibikine. Nje ndihanye. Naheri wakongereje. Ntabwo nzongera njewe. Ntabwo nzongera gukora ibiganiro by'amatiku kuri YouTube. Abanyamakuru babyumve, nihazajye umunyamakuru njya kumpamagara
ndihannye Imana nyemeje ko ngomba kuza gusaba imbabazi. Njyewe Imana yambwiye ngo unze saba imbabazi abantu bose bankurikiranye. Njyewe nihannye. Nimba wihannye koko bivuye ku mutima njye navuga ngo Imana igumugisha. Njyewe nihannye kuko njyewe ndi mu bantu abantu bancagamo bakavuga ati nta wundi kuri YouTube bati wowe Korode nje ndihannye sinzongera rwose abantu babyumve ko nihannye uwo nagiriye nabi uwo nabwiye nabi abo natutse kuri YouTube ngakoresha ngarangaje za Kimayibo. Ntabwo Noheli wa kera ari ugarutse, ubu hari Noheli mushyashya uvukiye muri njye Imana izanye, uje kuvuga ibintu bikomeye, uje guhanura imbaraga z'Imana, uje kwamamaza ubutumwa bwiza bushingiye kuri Bibiliya, utaje kwamamaza ubutumwa bushingiye ku bantu. Ntabwo nzongera kwijandika mu matiku, njyewe ndihannye, nsabye imbabazi, nzamuye amaboko nk'ingabitsinzwe ku rugamba. Ku Musaraba TV mubimenye ndihannye, ndatuye Imana imbabari, kandi murakoze kumpa imbabazi Yesu abaho umugisha. Kuko njyewe barabyandika mu kanya kuri comment rwose ndabizi ko umuntu wese uri burenze kuri izi imbabazi, oya imbabazi baraziguha, akavuga ngo nubundi ntabwo wahinduka cyangwa se akanuka nsabye imbabazi. Ibibembe Imana ari kuzambara habari we bishyiraho. Kubera iki? Nyuma yo kwihana imbabazi nta rundi, nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza, nta kundi gucumura, nta kundi mu nkomeza, ahubwo munyereka ko byibura mu ngarukiye mu mpaye imbabazi, mu nansengere. Ahubwo amafaranga ibihumbi bimwe kwateye n'amafaranga menshi niyo yagiye kukurimbuza. Ngo amafaranga baguhaga ngo bari abantu bagabo bagushuka ngo tsina menshi cyane ngo naragiye kukurimbuza. Bana yamaga se ahubwo ntayo bampaga. Nje nimubone Korode ataje kwihana kuri kamera n'abandi muzamenye. Ahubwo niwe chef. Bara bose nimubona bataje kwihana. Ariko manzi Imana yabazengereje. Umuntu wese bavuze umuntu akata ku muntu agiye kwihana, kuko nukuri kw'Imana nimubona abantu nyamara ijoro riri hafi, kandi nyamara ubwami bw'Imana burasohoye. Kandi nyamara Imana iraje, kandi nyamara ndabona isi tugiye kwa Noheli wa wundi, kandi peresidi bini fole kotara shandao ni grade. Imana yemeje Noheli wari Sawuli akaba hindutse. Ndababwiza ukuri do ndakarabye umuntu wese utari bwihane ngo yezwe. Bantu bagiye gupfa, abantu bagiye reka nkubwire. Bantu bagiye gupfa kandi bagiye gupfira mu bizaha. Uri yaruye wowe. Njewe Imana inkuye mu muriro, Imana ubugingo bwanjye irabwejeje, reka mbabwire nimuze mwihane kuko mbonye ubwami bw'Imana bugiye kuza. Nyamara wabuze ubwenge ahantu uherereye hose, Imana igiye kuza mu buryo butunguranye, ku buryo abantu bagiye kwibaza niba ari Imana cyangwa se ari ngi Imana yambye ngo nze nihane. Guhera uyu munsi sinzongera kugendera mu dutsiko tw'abantu babagambanyi, tw'abantu babeshya, tw'abantu bagenda ku bandi. Ndiye gucunga izamu ryanjye. Abantu batwika. Tw'abantu baza gutwika. Sindi gutwika, ntabwo natwika mvuga ngo Imana ibabarire ibyo nakoze. Nihannye, waba warambonye, waba waranyumvishije nabi. Uyu munsi today aujourd'hui now Imana irambwe ngo niyarure muri atudutsiko. Do ndakarabeze muntu uri kumva ku Musaraba TV. Mbivugiye ahanga. Ijambo riravuga ngo niba utabizi ukabutana konje ngiye kukuruka. Mbonye Imana iruka abantu. Mu bizaruka njyewe mvuyemo hakiri kare. Uri yaruye. Imana igiye kuruka abantu nibataza ngo bihane kuri kamera. Kubera ko ijambo rivuga gutya. Riravuga ngo umupira warengeye niho ugomba kurengurirwa. Kubera ko navugiye abantu kuri kamera, nsabiye imbabazi kuri kamera, na nepone nakuvuza nabi, Imana imbabarire nawe umbabarire, n'abandi bose bambabarire. Mvuga ngo watije umurindi ngo kirate ngo uriya muhungu ngo kugira ngo asebye abantu. Oya, umbabarire, n'Imana imbabarire, nawe umbabarire, n'abandi bose. Nje nakubabare kuba twishanye nakubabarire. Ariko mbonye Imana iruka abantu. Biravuga ngo niwanga kumvira ukagoma, inkota y'Uwiteka izakurya. Iyi nkota nayibonye ngira ubwoba. Izina ry'Imana mu ijuru. Uwo naririye amafaranga, uwo nageze gute, uwo navuze nabi, umbabarire. Ubu ndakijijwe mbaye umukristo, ntabwo nzongera ngiye kujya indirimbo ivuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe. Nje navuga ngo Imana iguhumugishe kandi Imana gukomeze, ntago byoroshye. Ndababuriye. Bano muri gutobanga umurimo w'Imana, abantu bagiye kurya uburozi.
abantu bagiye gukora impanuka bapfire mu byaha, abantu bagiye gukubitwa amavide, abagenda basesera mu myobo bajya mu tubari babeshyera Imana, abantu bagiye guhira mu maroji. Meresi dobinifo, Imana yanyeretse ibintu bigiye kuba, mpita mfata umwanzuro wo kuza kwihana kuri kamera. Ntabwo nje kubw'iterabwoba ry'abantu, sinje kubera ko abantu bamase, kuko nta muntu wamata. Imana niyo yanyemeje ko ngomba kuza kwihana. Wankunda wanyanga kubera ko nsabye imbabazi, ndazisabize nyiranutse n'Imana wowe nkunda cyangwa ubyihorere. Ariko abantu nibashake bakizwa, kuko nibadakizwa neza bagiye guhura n'ibibazo. Abantu bimitse amadini banga kwimika Imana, bimika inda, ibifu barabyarura barabikwedura. Mbonye Imana ishinga imishito mu nda z'abantu bitwa abahanuzi, bavuga ngo iravuze itavuze. Mbonye Imana izana imishito igenda ijombagura ibifu by'abantu. Abantu nibashaka baza bihanye. Duherukana ntago duheruka mbere kumva ikiganiro cyavuga ati Theogene ari kuvuga izo mbango ibintu ngo turi kumutiza umurindi ngo ntago ari umuhanuzi. Yego narabivuze barabyumvise. Uri umunsi urakemeza ko atari umuhanuzi cyangwa nabwo warabeshyaga. Ntago Imana nta muntu wari wagutumye n'ibizankuru Imana yavugira mu muntu wari we wese no ku muhanda yamuvugiramo. Yakoresheje indogobe Barami akamubwira atari kuse boss wari nari nagusuzugura. We ntabwo uri kuraka imbere byakaze. Nino yakoresheje Theogene. Remera ko ari Imana yamukoresheje noneho. Ni umuhanuzi. None urabyemeye. Ni umuhanuzi da. Erega tubyica tubizi ni umuhanuzi. Nje Imana imbabarire ntabwo nzongera gupinga. Yanakoresha n'inyoni Imana yakoresha n'amabuye ndetse n'umusazi iramukoresha. Nyewe nsabye imbabazi. Na Juste yivugiye avuga ati njewe nkibyumva nashatse kwihagararaho. Atari ko ngiye hirya sanga ibyamanure nuko. Njewe ye ndebye ahahise hanjye cyangwa se hano nakuri. N'ubuzima nabayemo nta muntu ukunda urupfu ubaho. Abantu banga ukuri bagakunda ibinyoma. Bakunda abantu bababeshya. Mvugiye kuri kamera ndabivuze nje ntabwo nzojya gukora ibiganiro by'amatiku. N'umuntu wese washaka kuzanyura muri Noheli kugira ngo nkoreshe amatiku. Mumenyere kubona Juste aza kwihana kongera akagaruka, runaka akagaruka n'undi akagaruka. Nje sinzagaruka kuri kamera nje kuvuga ngo Imana imbabare. Ndasaba Imana imbabazi ubu ibyo nakoze. Ahasigerageza mvuga ijambo ry'Imana. Umuntu umamagara ngo hari iswaga yaje guma n'ibyawe utaranirwa garamyagira ngo ijoro riri hafi. Ibyo nabonye mwiyerekwa n'injoro ndyamye, umuntu ari kunigura ufuzi yenda kunjomba inkota mu ngoto. Ntabwo nzongera. Kuko nabonye ibintu bikaze. Nabonye umuriro. Nabonye umuriro mbona urwoba abantu bari kugwa mu rwoba ari benshi cyane. Mbona amamodoka bamwe bari kuyata, mbona abandi bari kuva mu mamodoka, mbona abandi bari gusimbuka imiringoti, mbona amazi arimo arahirima. Ubuhanuzi nabonye bwatumye mvuga ngo ese ubu ngubu ndajya he? Sanga ndi burimbuka bitewe n'ibikorwa nakoze. Abantu nibadakizwa bagiye guhura n'ibibazo. Erega Imana ishobora kunyura muri Theo ikanyura muri Theo ikamukoresha ibintu bidasanzwe akora. Nta nubwo ari Theo ngiye wanzanye hano. Nje naje kubwiyerekwa niboneye. Theo nigeze ambwira ngo ngwino nsaba imbabazi. Nta nundi wamase. Nje nishora Imana. Ako kantu ibyo bintu bisobanura neza bashaka kukubona kuri kamera akajya Theo yaje avuga ngo ugenda ukora ibintu nka byene byo mwakoraga byo gutwika. Theo afite iki? Nta mafaranga afite ngo yari buyame. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nawe ari mu buzima bwo mu butayu. Nk'ubwo ndimo. Njewe Imana yaje irambwira ngo sinagukuye cyangwa ugura umwana. Ndavuga ngo yego. Sinje wakuzanye ukazanwa na muramu wawe akakwirukana ukajya mu miringoti Nyabugogo ngakurindira mu kiderenga. Ndavuga ni yego. Sinje wagukweza amageragere ni wawe ahantu hose wajya ufungirwa ni yego. Sinakureza uri impfubyi itagira so na nyoko. Ndavuga ni yego. Sinje gukwijisha sinakwigisha kwambara neza kwigisha kwambara isaha nkakwambika nkaguhindirimbo ukaririmba ni yego. Wamburanye iki nsanga ntacyo. Uko yabivugaga yagendaga asunika inkota yenda kuyinjiza mu ngoto yanjye. Ndavuga nimbabarira ndahindutse ntabwo nzongera. Nyivuga ibyo jambo itayizamura. Numva umuhogo nibwo nahise nguhamagara. Saa sita z'ijoro. Nari naguhamagara nijoro. Abantu nibadakizwa bagiye guhura n'ibibazo. Wari wananyihoreye. Ariko ndavuga ni kamamagare mfatu nje Imana yanyemeje nayibwe ngo nzihana mu rusengero irazanga. Irambwe ngo hari abantu bagukundaga najyaga nkunyuramo abantu ukababwira imbaraga zanjye bakakunda ijambo nasize muri wowe.
bagakunda ijambo nasize muri wowe. Irambwira ati rero subirayo wongera ubwira abantu kutazongera kubabwira ibintu. umupira warengeye Urengura. Muranyita imbwa, abandi murantera amabuye, abandi muravuga ati niko wabaye cyangwa niko wahoze. Si ubwa mbere mubonye nsaba imbabazi kuri kamera. Kuva nabaho nakora ibiganiro ni ubwa mbere nje kwicuriza kuri kamera. ubona wafashe umwanzuro tufite ko wafashe umwanzuro Noheli yahinduye. Nsabye imbabazi kuri kamera njewe nakoze amakosa. Ni n'ubwa nyuma. Uzi ubwenge. Uzi ubwenge. Ibi bintu abantu bishingikirije amafaranga inda nini barazikweduye. Bakagambanira abandi. Nukuri ndababwiza ukuri. Eza teri mwamubonye ko yaje kwihana. Sinaje kwihana, Jista ni yaje. Mbonye Imana imanura imbabazi. Icyakora yambwiye ngo intebe y'imbabazi igiye kurangira. Intebe y'imbabazi mbonye Imana yihagurukaho igihe kirageze ngo iyiveho. Ahasigaye buri wese agiye gutungwa nayo yavomye. Mwe mufite ikipe mu ikipe mwe mufite hari umuntu usigayeyo. Uyu muntu wamubwira iki? Nobu namuhamagara nkamugana ngwino wihane. Muhamagare ubwo tumuhamagaye mu kiganiro ze yane Pastor Claude. Nkamugana ngwino wihane kuko ubu nagiye kwihana. Agiye guhamagara Pastor Claude twumve ko nawe yemera kwihana nimba Imana yamugendere wasanga itaramugendera wenda. Dore ugiye kuza kwihana. Wagenda nawe. Zakariya. Allo? Allo? Duhamagare Claude. Claude ndumva itariho. Na Zakariya twagendanaga. Zakariya bazi ku izina rya Bicyayi. Ariko nge navuyemo ndiyaruye. Abantu nibataza ngo bakize. Bagiye guhura n'ibibazo. Zakariya. Ugeze usaba imbabazi ngo dusaba imbabazi. Uri kurara rumese? Ndi kurara rume ubu ndi mu kiganiro. Live uri ku murongo. Uri mu kiganiro? Uri ku murongo nagusize ku murongo abantu bari kubwira ati imbabazi uri gusaba ni izanyazo ko tubizi ko wagendanaga na kanaka. None bari urumva ko uri gusaba imbabazi atari byanyabyo. Ndi kubabwira ko nawe uri mu nzo kuza gusaba imbabazi ntago umunyamakuru ari kubyemera. Nanjye ndaje ubwo shebu gufi nsaba Imana imbabazi. Kuko nje nabwiye abantu twatutse, abo twambuye, abo twibye, abo twabeshe, Imana itubabarire. Ndabeshe ibyo mvuze ntago ari byo. Oya ibyo uvuga nukuri. None se Bicyayi Zakariya. Karamene nepo. Uraho neza? Uraho. Ubu turi mu kiganiro Noheli ati marayika yansuye nyinjoro yarankubise inkota. Umufata umwanzo kuza kwihana. Wowe kuvuga ngo ugiye kwihana ni umwuka wera wagusanze wasanze ibyo uri gukora ari amafuti niki kigusunitse kugira ngo nawe ujye kwihanura ko ibyo warurimo. Iyerekwa ryambayeho. Reka Noheli numva ibyo ari kuvuga byiyerekwa. Nago nakubwiye ko nje nkomeje kwihana kubwiyerekwa nabonye. Nejo wahoze ubimbwira aho. Nakubwira ni mwana wa mama nibuze ubwenge ngwino wihane twavuza abantu baradukoresha. Zakariya nese ku bantu bakumva uyu munsi baragukoresheje muri social media tubona ibintu ukabona uyu munsi umuntu araje kwihanye bakavuga ngo no gutwika ejo tukonya tukamona akongera yihanye akongera akabisubiramo ejo ntabwo tuzongera tukabona muri gusaba imbabazi nanone cyangwa mwasubiye muri bya bindi. Oya nepo nta muntu w'umukristo wakoze ikosa akaryihana ngo yongere arisubiremo. Bivuze ngo niba ugaragara imbere y'abantu n'imbere y'Imana wakoze amakosa ni byiza ko niba ugaragaye n'imbere y'abantu n'Imana uri kwihana ugomba kubikora nyine kuko ari ibintu bikuvuye ku mutima. Ubwo rero nta mpamvu yo kuza gutwika. Ibyo ushobora kubikora uzi kuri gutwika ariko ejo n'ejo bundi bikazana ingaruka. Aba bantu se ngo kubikora umuntu abikuye ku mutima. Hanyuma y'izi mbabazi zo kuri kamera aba bantu mwagiye muharabika wenda muri gufata izihe ngamba kugira ngo nabo mubohokane nabo.
ingamba turi gufata nuko ibyo ngibyo tutagomba kubyongera tukihana twihannye kandi n'abo bantu tukasabana imbabazi. Yego. Navuga rongo Imana ibashyigikire ni urugendo rutoroshye, ni imbaraga z'umutima zikomeye cyane. Navuga ngo Imana ibashyigikire. Nibishaka avuze ko bazamukubita umwuka hagati y'amaguru. Oya nibishaka nayo nge twavuye mu gitondo Zakariya amaze kumpamagara nani Noheli amaze kumpamagara nambwiye nti Noheli yambwiye ko ashaka kwatura ashaka gusaba imbabazi. Ambwiye ati rwose nge nta kibazo mfite na Noheli nimba ashaka kwihana Imana imubabarire ati mbanje nanjye nkahaboneka, ariko ambwira ko afite abantu bari gusengana. Ariko aravuga ati nge nta kibazo mfite na Noheli, nta cyo nzajyana nawe, icyo nshaka suko yarimbuka, icyo nshaka nuko yakwihana akazabona ubugingo. Ambwiye ko nta kibazo mufitanye. Ngira ngo we no mu kindi kiganiro Noheli yakoze ngira ngo yaramuhamagaye basabana imbabazi. Yego. Ndababwiye ko nta kibazo mfite na Noheli rwose. Ko batarahura ariko ibyo si nabyo ngombwa. Oya yambwiye ko nta kibazo bafitanye. Icyangombwa nuko umuntu abohokana n'undi gusa. Yego. Sawa Imana igumugisha reka dukomeze ikiganiro. Nanjye ndaje mu kanya. Sawa. Ngewe nsabye imbabazi ngira ngo abantu barabyumvishije. Zakariya naramubwiye ni sinkikeneye kugendana nawe niba udashaka kuza ngo usabe imbabazi. Nabonye ibintu biteye ubwoba. Nutazaza kwihana uwo ari we wese niyo yabyanga niyo yakihagararaho. Reka twongere duhamagare Pastor Claude tureko twitaba tureko telefone yiriho. Yayikuyeho. Nimero yiwe yayikuyeho. Ntayiriho ariko nta kibazo. Ngewe nagira abantu bakaza kwihana. Yego tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nari ko tugiye kwa n'izindi gahunda ugiye kujyamo. Uyu munsi usabye imbabazi kandi abantu baze bakubariye. Wasabye nanjye imbabazi nge nanjye nazigoye kuri kamera nubwo ntago ari nabyumvishe ko nta kibazo nari mfitanye nawe, sijyo ko nuziko nize kukwandikira message nkugira inama nabwo ari Noheli ibintu abantu kugushuka nguca amazi wanciye amazi ntiwansubije, ariko wambwe nabwo ari Noheli abantu kugushuka baye kugukoresha kugira igikoresho CV yawe ntago ikwangika ko yawe kwangirika, n'abantu uri gutegura ahantu imbere yawe habi, nawe nushatse wabivamo ariko nciye amazi ntiwabisubije nanjye nuziko nahise nkwihora ntongeye kuvugisha ko bateye no ntambwe. Rero nabwo nikomeza inzira watangiye wicika intege. Imana muri kumwe. Abantu basigaye nyuma gira inama bagira. Inama nabagira batarahura na marayika nkuko nanjye yaje ku buzima bwanjye. Yagwangakishije kabisa. Inama nagira abantu twari tufatanyije mu kuvuga abantu cyangwa mu guparamira abantu. Nureba nura witwa Murungi Diane nawe azaza kwihana. Izina ry'Imana ishobora byose kuko ibintu nabonye ntago uyu muntu azi abantu bakijijwe gusa bitwa ngo nabiyoboka Imana. Uzaza uri kunywa inzoga gusange mu kabari yende kukumena umuhogo. Ibintu nabonye byatumye Noheli aza kwihana kuri kamera, bigatuma Noheli yegera avuga ngo ni mumbabarire. Ndakarabye n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nje kugira muza mwihane mwaturabo mwahemukiye muvuga ibyo mwariye n'ibyo mwanyweye naho mwahimbiye inkuru naho mwicaye mukabisibura mukabisegura mukabisiga mukabisiziririza bitabaye ibyo ngibyo mwari munzi ndi umuhanuzi nababwiye ngo Imana ishobora no gukoresha umuntu udakijije kandi kamukoresha. Wahanuraga nahanuraga ariko nkagendera mu kwaha kw'abantu ba Paul woni bari ku buzima bwanjye. Uyu munsi rero Imana yambwiye ngo ninzi nkoreshe by'ubutwari nta kibazo mfitanye n'abantu. Nsabye imbabazi kandi hari abantu nje bajya babona abantu basaba imbabazi agaca gacenga ari gupostinga ngo ubuse ngo nkawe ngo ubuse ngo nibyo waca utaduca. Imana iri mu ijuru yumve ko nyisabye imbabazi n'abantu basabye imbabazi. Nta muntu uzongera kubona mu matiko. Ni izina ry'Imana ya Isirayeli ndahiye Imana n'ubugingo bwanjye nk'uko yari yabivuze umuhanuzi yabivuze. Nta matiku nzongera kugarukamo. Nongere ndahiye Imana n'ubuzima bwanjye ningaruka kuri kamera nje nta matiku nzongera kujyamo. Ndajya nkora ibiganiro bivuga Imana kuko amatiku igihe nayagiriye ntacyo yamariye naho yankura. Je nabonye isi nazizamuka mu butaka abantu bari kwihishahisha izina zikobwa ati natwe twabuze aho twihisha. Ubwami bw'Imana Imana ikunkorere ku maso nkuko yakoze kuri Gihazi. Nurebe biri kujya mbere ukareba ibintu Imana igiye gukora biratuma nawe ubwawe uza kwihana. Abantu mugiye kwemera abana mwateye amada mwari hakanye
bitagikunze abantu bagiye kwemera abagore bibanga bari bafite ni izina ry'Imana do mugiye kwemera abagore mwateye amadamu mwari mwarahishe kuko ibintu nabonye zatumye ngenza kuri kamera byukura bagirane nohe nayamanitse Imana ibaha umugisha nje mbabwiye ko bagomba kuza bakihana. Tugana ku musozo ugira message ubwira Theogene nibishaka kuko abantu muri no minsi saga yari iriho cyane Noheli yarizweho cyane yarige no kukuca izina cyane bikomeye cyane Theogene no bagukoresheje cyane tyo tuvugisha ukuri ya message umuha tugane ku musozo message namuha cyangwa icyo wamubwira cyangwa icyo namubwira Imana aramukoresheje zonge namukoresha akoze cyane ariko nawe atirara akamera nk'umuntu wambuye nk'umuntu wambuye umwambaro w'urugamba kandi akiri ku rugamba kuko biravuga ngo yibwira ko hagaze nawe yirinda tagwa kabiri iki kintu atirara ngo Imana imaye hite cyangwa se ngo ibintu birakaze kuko hari abamutanze we yarabivuze ne mu kiganiro sinzi mo ikiganiro yavuze ku mugoroba yavuze ngo aramutanzemo iki kibuga turi gukiniramo hari abandi bakigezemo mbere yacu yavuze ko n'abazakizamo hanyuma nibishaka Imana igukoresha bikomeye icya kabiri ukizwe neza nawe nkuko erega buri muntu agera hahise bose banyita mayibobo banyitaga mayibobo nkiri mayibobo ariko uriye gusubirayo ntabwo nyisubiye kuko uyu mugabo twahuye nijoro yambwiye ko nkuyeyo nayo urakoze rero ku kiganiro kiza tugiranye reka tukurekure byo byose tuzigiye dukwana kenshi uzi ko nayo mfunza imiryango ku Musaraba TV kuri wowe nabikubwiye ariko nayifunguye mwabyumvishe mwongere mu Noheli yahindutse abaye cyamwe gishyashya guhera uyu munsi avuze ko yakijijwe mwongere mu mugire icyizere ibyo byose Imana izamushoza mu rugendo rwiza yatangiye Noheli ngano senga Imana kutusoza Imana icyanyarinzo cyanyuma Imana ibamugisha sibyo Theo wenda hari nako nepo hari umushaka kuvuga atari ko Noheli koko izavuga no kuri yihanye cyangwa no gutegura bya bindi bitwa gutwika so gutwika nihanye nepo Imana imuha umugisha ndetse mukore subscribe kuri ku Musaraba TV cyane kuko no hantu haca ibintu by'ukuri bitari byo gutwika ayasiye amacane meze nkandi munamutere n'inkunga azamuka nawe agere ku kigero Imana imushaka hanyuma ukeneye wenda kumvaza niba nyakijujwe koko wambamagara kuri 0780 52 90 0780 52 90 nihanye hatagira umuntu uza kuntera ubwonga mbwire ngo kuki wamvuze mu kiganiro impamvu nakuvuze nuko uzi ko twari tuziranye n'inzira twagenderagamo twari tuzihuriyemo yego sibyo ra Mana mu izina rya Yesu Imana ikomeye Imana nyir'ubushobozi Imana nyir'ubutware wowe uvuga bikaba ndetse wategeka bigakomera nsengeye abantu bose biteguye kuhabyukura bagirana Noheli imbabazi ngo bahe umugisha mu izina rya Yesu Umusaraba TV wuha umugisha ubuteze imbere kuko niwe ushobora byose Mana ubu ngiye kujya namamaza wowe kuko iyo umuntu ashaka kwamamara yamamaza uwamamaye ngiye kujya namamaza izina ryawe mbabarira ibyaha byose nakoze umugisha wawe umbonekeho mbaraga zawe zimanuke kuri njyewe twongere dukorane bundi busha kandi abantu bose bari bateze amatwi iki kiganiro ubaha umugisha urakoze kubw'imbabazi zawe nakiriye nkabambaye undi muntu mushya mu izina rya Yesu amen amen shuti muvandimwe wari duteze amatwi dusubikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ahangaha Noheli mwamubonye yahindutse yabaye cyamwe gishyashya twamwakiye ku Musaraba TV kayinesha zagaruka yari afite ibihamya byinshi by'abantu bagiye bamushuka amajwi bamwoshya ariko murabizi ko ku Musaraba TV icyo tugenza no kwamaza ubwami bw'Imana twanze gushyira ayo majwi hanze icyo turangaje imbere no kuremba bazi yasabwe kandi no ku Imana yazimuhaye ibiganiro byacu mukomeze mukurikire nakagaruka ciao ciao